nzakomeza nkwizere naho utagera no mu rwobo rw'intare ukuboko kwawe kugerayo nzakomeza nkwizere wowe mubyeyi ubaruta utaravuga irya nyuma uraseruka umunyantege nyavuge ndakomeye umukene ndatunze impumyi ivuge ndabona ibyo Yesu yankoreye umunyantege nyavuge ndakomeye umukene ndatunze impumyi ivuge ndabona ibyo Yesu yankoreye. Data twese, Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana y'amahoro, uzamura icyubahiro. Ndagushimye kandi ndaguhimbaje, urera kandi urakiranuka, uri Alpha, uri Omega, uri Imana nziza, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo gukundwa, uri Imana yo gupfukamirwa. Reka isi n'ijuru dukoma amashyi kubw'icyubahiro cyawe. Ndagushimiye kubw'uyu bwisanze y'agaciro, isaha y'umugisha, isaha yo kubana nanjye, isaha yo kongera kuvuga ibyiza byawe, imbaraga zawe no gukomera kwawe. Ndagushimiye cyane rero Mwami Yesu Kristo, ngushimiye ku byabaye bitambutse, ngushimiye ku by'isaha, kandi ngushimiye no kubiza kuza mu gihe kiza kuza. Ngushimiye kandi uhabwe icyubahiro, ngushimiye ku ijambo tugiye gusangira n'abavandimwe, kandi ngushimiriye kuri buri mutima wose uzaryumva. Reka rizabe nka ya mbuto wateye mu butaka bwiza. Ahari njye nabasha kuvuga, nabasha gusoma, ariko byose ni imbaraga z'ubwami bwawe. Reka Mwami rino jambo rihinguranye buri mutima w'umuntu uzaryumva. Reka rifashe, reka ribohore, reka rikize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwongeye kwirirwa neza, ndabashimiye. Niyo mugabo Jean Baptiste, ndagushimiye cyane ko wifatanyije nanjye muri iki kiganiro. Twine Julius, nawe thank you very much, wakoze cyane kuza kwifatanya nanjye. Uyu munsi rero nifuje kuganira ku ijambo rivuga ngo batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Ni ukuvuga ngo ni abantu bari mu buzima butandukanye bw'uburetwa, baboshywe ubu ngubu twabivuga nk'ubuzima bwa buri munsi, ababoshywe n'ubukene, ababoshywe n'uburwayi, ababoshywe n'ibiyobyabwenge, ababoshywe n'ubusambanyi, ababoshywe no kutumvira Imana, ababoshywe no kutamenya icyerekezo cy'ubuzima bwabo. Ariko Bibiliya avuga ngo batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Twahera ku ijambo rero riri muri Mariko 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Bibiliya ivuga umugabo wabaga mu marimbi. Titire iravuga ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu, ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadarene. Icyo gihe Yesu ari kumwe n'abigishwa be nyine, ngo yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu nzu aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha, nta wari ukibasha kubona icyo bamubohesha. Ni ukuvuga ngo yari afite ibisazi byinshi, ngo naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Ngo iteka ryose ku manywa na nijoro, ngo yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo.
ni ukuvuga ngo yari aboshywe, yari afite abadayimoni, ngo yikebesha amabuye. Ni ukuvuga ngo akenshi umuntu uboshye ni kenshi aba yumva yanakwiyahura. Yikebeshaga amabuye, ntabwo yari yikunze, yari afite umwijima muri we, imbaraga z'ubwami bw'umwijima zari zaramugose, zari zaramutsikamiye. Ni ukuvuga ngo yari abohewe aho ngaho nyine kure aho ngaho, umwanzi yaramuboshye, yaramushyizeho n'ingabo z'abasirikare zimurinda. Nuko ngo abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira, kuko Yesu ni urumuri. Yabonye Yesu akiri kure ahita abona ubutabazi, ngo aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? None aravuga ngo nkurahije Imana ntunyice urupfu rw'agashinyagura. Ntabwo ariwe wavugaga, ni imbaraga z'umwijima zamuvugiragamo, ngo kuko yari amubwiye ati, dayimoni we muvemo. Nuko Kristo ahita amubwira ngo dayimoni we muvemo, kuko Kristo yahise amenye ko uwo muntu yabaswe, ayobowe n'isi y'umwijima. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu, kuko igihe cy'abadayimoni ntabwo kiragera cyo kuva kuri iyi si. Baragenda, ariko Bibiliya avuga ngo iyo birukanye umudayimoni umwe ngo aragenda, ngo ariko ngo iyo agarutse agasanga akazenguruka agasanga inzu ikubuye, ngo aragenda akazana abandi 7 bamurusha imbaraga. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yibaga akabohoka kuri icyo kintu cyo kwiba, iyo umudayimoni wo kwiba agarutse aragenda akazana abandi 7, ubujura, ubusambanyi n'abandi bose bashamikiranye kuri icyo cyaha, inzoga, byose ugasanga ngo baraje, ngo noneho akaba mubi kurusha uwa mbere. Noneho hano Yesu aravuga ngo muvemo. Bivuga ngo uyu muntu yari aboshye ku buryo yirwaga mu marimbi, yirwaga iyo yari mbese ntabwo yari ashoboye kuba mu bantu, no kumuzirika ntibyari bigikunda. Abadayimoni bari barimo, Bibiliya avuga ngo ni ingabo, bari benshi. Ariko ngo abonye Yesu umwana w'Imana, ngo aravuga ngo aza yiruka amusanga. Nubwo yavugaga ngo ntunyice, ariko yaje yiruka amusanga. Bibiliya rero ivuga muri Matayo 11, muri Matayo 4 igice cya 15, havuga ngo ukuntu ngo abari bari mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali, ngo babonye ngo Kristo yarahageze, ngo bamurikirwa n'urumuri, ngo ni agace k'abapagani, ngo k'abapagani. Ni ukuvuga ngo hano nashatse kuvuga ngo abarushye n'abaremerewe ngo batakira Uwiteka bari mu makuba, ngo abakiza imibabaro yabo. Zaburi 107 rero ivuga ukuntu harimo kategori y'abantu benshi bari barushye mu buryo butandukanye. Reka naho tuharebe gatoya. Zaburi 107 igice, uzabona umwanya azayisome yose, ngo tukaduhereje 107 ivuga ukuntu abantu bagiye batakira bari mu buretwa butandukanye, ngo abakiza imibabaro yabo. Reka duhere ku gice cya 4, ngo bazerereye mu butayu mu nzira itagira abantu, ngo ntibabona umudugudu wo kubamo, ngo bicwa n'inzara n'inyota, ngo imitima yabo igwa isari, ngo maze batakira Uwiteka bari mu byago, ngo abakiza imibabaro yabo. Iki ni igice cya mbere, n'abantu bazerereye. Ni ukuvuga ngo muri iyi si hari abantu badafite icyerekezo na kimwe, ubuzima bwabacanze, abyuka atazi n'ahantu agiye. Hari ibintu njya mbona abarundi babyita ngo ni kwigara, ahantu usanga umuntu abyuka akajya kwicara ku muhanda, akirirwa hicaye, nta kazi ahafite, ntaki, yirwa sakuza. Mujya mubibona mu magare, mu masoko, nta nubwo ahakora n'umurimo umutunze. abo nabo ni abantu birirwa bazerera muri iyi si badafite icyerekezo. Ntahaguruka ngo ajye gushaka akazi, ntahaguruka wenda ngo ajye no gusenga, ntanafasha n'umuryango we, ariko akirirwa ku muhanda. Ngo bazereraga, ngo nuko hano Bibiliya ishaka kwerekana ko abo b'inzererezi badafite aderese nabo bafite gutakira Uwiteka ngo akabakiza imibabaro yabo. Noneho ku gice ahangaha tuvuze ku nzererezi. Ahari wakwiyumvamo, kuko ubuzererezi buba kwinshi. Ushobora kubyuka mu gitondo
umunsi ukarangira wumva nta kintu wakoze, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, ukishakamo n'imbaraga zo kugira ikintu ukora ukakibura. Ugasanga ahubwo usanga uzarebe hari nk'umuntu uva mu rugo rw'umuntu ajya mu rundi, hamwe agacunga na saa sita zageze ahandi, mbese kandi ugasanga afite nk'inkuru agenda avuga kugira ngo uwo munsi utambuke. Uwo nawe ni inzererezi mu mwuka, Satani aba yaramugize nabyita gute se, babyita umwangaro, kwangara. Buriya uriya nawe ashobora umwuka yaramugendera, ashaka kwicara akavuga ati ko se Mana ubuzima nzabuvamo ryari. Ariko biravuga ngo batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Tujye no ku gice cya 10. Igice cya kivuga ngo abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, ngo baboheshejwe umubabaro n'ibyuma, ngo kuko bagomeye amagambo y'Imana. Mvuga ngo aba ni abantu babanje kuba mu bwami bw'Imana, bageraho bakabutera imigongo. Murabona hari ibintu byateye muri no minsi, abakozi b'Imana benshi bakunze amafaranga, bakunze icyubahiro, bakunze success. Imana imbabare simbavuze bose, ariko abo ngabo nabo bafite gutakira Uwiteka bari mu makuba, akabakiza imibabaro yabo. Ni ukuvuga ngo byageze kuri point adagifite intimacy, adagifite ubusabane n'Imana. Kandi ibyo byose ugasanga kuba yarakurikiye amafaranga n'icyubahiro n'iki byose yarabibonye, ariko nta mwanya wo kwicara ngo aganire na data. Noneho ngo bege ngo abandi bicara mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ibyuma, ngo kuko bagomeye amagambo y'Imana. Nuvuga ngo bari bayazi barayagomera, ngo bagasuzugura imigambi y'Isumba byose. Nicyo cyatumye icisha bugufi imitima yabo umuruho. Ugasanga umuntu vrema apahama inyuma, yambara neza, agenda modoka nziza, abaho neza, ariko umutima we urarushye, nta mahoro ufite, kuko hari iby'Imana yamuhaye. Aho kugira ngo akomeze abe n'inshuti n'Imana, ahubwo akajya mu byo bita ngo induru y'umugisha, akajya yerekana ko yagize umugisha, ariko mu by'ukuri abizi neza ko mutima hari ikintu kibura. Buriya ubuzima bwa mbere bwiza tubaho muri iyi si ni ukubaho ufitanye ubusabane n'Imana, ni ukubaho ufite umutima umwe n'uw'Imana, ni ukubaho unyuzwe. Simvuga ngo tunyurwe n'ibyo dufite, ariko umutima ukavuga ati malgré tout ndumva mfite amahoro, malgré tout ndumva ijuru nta rubanza rimfiteho. Bibiliya iravuga ngo rero ngo bagasuzugura imigambi y'Isumba byose, ngo nicyo cyatumye icisha bugufi imigambi yabo umuruho, ngo bakagwa ntibagire ubatabara. Bakagwa ntihagire ubatabara. Tekereza abantu aba yaraguye neza, umutima arabaye akahebwe, bakagwa ntihagire umuntu batabara. Ariko Bibiliya iravuga ngo maze batakira Uwiteka bari mu makuba. Aha niho hakwereka ubuntu bw'Imana n'impuhwe z'Imana n'imbaraga zayo. Ngo maze batakira Uwiteka bari mu makuba, ngo maze batakira Uwiteka bari mu makuba, ngo bakiza imibabaro yabo, ngo bakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Niyeze mbabwira ngo nta sengesho rito ribaho imbere y'Imana, uko ryaba ringana kose. Ushobora kwicara mu cyuma cyawe ukabwira Imana, Mana dore bimeze bitya, ndumva ndushye, ndumva umutima wanjye uremerewe. Buriya rirasengesha Imana iraryumva. Niho mpamvu Bibiliya ngo batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Iyi si nta mahoro ifite, birirwa bayishakira amahoro mu buryo butandukanye. Za UN bashaka amahoro, ingabo zirwa zishaka amahoro, ariko amahoro ya mbere ni Imana. Amahoro ya mbere ni ugutunga Kristo mu mutima wawe. Nzasome muri zaburi ya mbere igice cya kabiri kivuga ngo musome uwo mwana, ngo udafite uwo mwana nta bugingo, udafite uwo mwana nta ubugingo. Hano Bibiliya igaragaza imbabazi n'ubuntu bw'Imana, ngo abo ngo basuzugura iby'Imana, ngo ariko batakira Uwiteka bari mu makuba. Tekereza ko ushaka no kuba warabaye umutima wakahebwe, warigometse ku Mana, ariko wagera mu kigeragezo gikomeye ugatakira Uwiteka, akaza akagukura mu makuba. Noneho iyi zaburi yose uzabona umwanya azayisome, irimo kategori y'abantu bose baboshywe n'ubuzima n'ibintu bitandukanye, kandi kuboha kuri ukwinshi. Noneho Zaburi 107:17 haravuga ngo ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo, ngo no gukiranirwa kwabyo. Aba noneho nababoshywe n'ibyaha byabo. Hari abantu bafite kubohwa biva mu miryango, biva muri za karande. Muri uko umuntu Yesu ababishwe baramaze ngo ese ngo uyu ngo ni ibyaha bye cyangwa ni iby'ababyeyi. Yesu aravuga ngo ni kubw'icyubahiro. Hari n'abantu baboshywe kubw'icyubahiro cy'Imana, ariko ngo abo nabo batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Bibiliya ivuga ngo ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo, ngo imitima yabo ihurwa ibyo kurya
iyo biva bikagera. Urumva ni ukuvuga ngo ni hahandi abantu bakora ibyaha bakagera n'aho bagira imitima yuzuye ikinure, mbese ushobora no kubabwira Imana akakureba atari ko se uravuga iki, niba yagiye muri boîte, niba yagiye kwinywera inzoga, niba yasohotse. Nigeze mbabwira ni hari ikibazo njya nibaza, kera najyaga numva abantu bigamba ngo bagiye mu kabare, ngo saa yine ngo barimuka bajya mu kandi, saa munani barimuka bajya mu kandi, mu gitondo bakavuga ngo twazinyweye koko, ngumva ngo twavuye aha tujya. Noneho ukibaza ni ukuvuga ngo aho ngaho ni ukurengwa, ni imitima y'ibirimarima, ni ukurengwa. Noneho ukibaza umumaro w'icyo gikorwa bakoze muri iyo saha. Habayeho nk'urubanza, ripoti batanga bati mutubwire ikintu kizima mwakuyemo, ntacyo. Urumva abo nabo ngo imitima yabihurwa ibyo kurya iyo biva bikagera, ngo bakegera amarembo y'urupfu. Buriya umuntu wese uri mu buzima butarimo Imana aba yegereye amarembo y'urupfu, bakegera amarembo y'urupfu ngo maze batakira Uwiteka bari mu byago. Buriya hari igihe kigera Imana yigushaka ikagushyira mu byago, ikemera kubijyamo, kuko Satani icyo aba yifuza ko yegera uwo muryango w'urupfu ukarimbuka, utamenya ubwiza bw'Imana, udakijijwe. Ngo ariko abo nabo, iyi zaburi igaragaza ngo namwe mwese aho muri, ufite ikimuremereye kimeze gute, mutakira Uwiteka, ni umunyebambe, ni umunyempuhwe. Ngo maze abo nabo, ni ukuvuga ngo batunzwe urutoki, ni abantu bari selected, bagaragara ko ibyabo byarangiye. Ngo ariko abo nabo batakira Uwiteka bari mu makuba, ngo abakiza imibabaro yabo. Urumva noneho tugeze kuri zaburi y'107 ku gice cya 26, bavuga ngo barazamukaga bakajya mu ijuru, bagasubira bakamanuka bakajya ikuzimu. Aba ni ba bantu ikirenge kimwe kiri mu rusengero ikindi kiri hanze. Nigeze numva umukozi w'Imana mwavuga ngo ni ugutera ikiraka kwa Satani. Ni uvuga ngo akaba ari mu rusengero ariko yahura n'umuntu mu 5 bakaryamana, agahita asimbuka akabizana ariko akagaruka muri korari. Uko ni ugutera ikiraka. Ni uvuga ngo ubuzima bwabo buba buri nakazuyaze. Yesu aravuze ngo nakazuyaze, ngo ukonje nakomeza konje, n'ushyushya akomeza kushyuhe. Ngo abo ngabo nzabaruka, niko Bibiliya ivuga ngo bazarukwa. Nuvuga ngo noneho 23 ngo maze ngo 23 ngo barazamukaga bakajya mu ijuru, bagasubira bakamanuka bakajya ikuzimu, imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro. Mvuga ngo abantu nk'abo bahorana agahinda, nta munezero. Aravuga ati ni gute nshaka gushushanya Imana, uyu munsi nyirimo ejo nayivuyemo. Akaba abizi ko na minervare yishyuye yayikuye ahantu hadasobanutse, akaba abizi neza ko nubwo yahashye nta kwihangana yagize, atategereje gukora kw'Imana. Burya kenshi iyo turi gushaka ibintu hanze mu buryo butari bwo, tuba twabwiye Imana ngo we ntushoboye, reka tujye gushaka aho bitworoheye. Biva ngo ni ukwicira inzira. Ngo bakazunga muzunga, bakadandabirana nk'umusinzi. Nuvuga ngo nukujya muri dairema, ntibaza aho bahagaze reyeroma. Nuvuga ngo habayeho n'urubanza, abo nta nubwo bamenya ahantu bacira urubanza, kuko ibikwiriye byo kwezwa ntabyo bakoze, ibisa n'Imana byo kwizerwa ntabyo bakoze. ngo bakadandabirana nk'umusinzi, ubwenge bwabo bwose bukazinduka. Ngo maze abo nubwo bimeze bityo, ngo batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Hano rero nashatse kubabwira ngo iyi si iradutsikamira mu buryo butandukanye. Biragoye kugira ubone umuntu uri perfect, biragoye kugira ngo ubone umuntu ukijijwe 100%. Noneho isi yajemo ibibazo byinshi, yajemo urwango, yajemo ubukene, yajemo inzara, yajemo ubucabiranye, yajemo noneho no kwifuza. Satani ari spirit yashyize muri iyi si ya seduction, ku buryo akwereka neza ibyo ukeneye, kandi mu gihe ukenereye muri icyo gihe akakwereka ati nukora iki ndaguha iki, nukora iki ndaguha iki. Ugasanga umutima wo kwihangana ntawe uhari. Ahari ngenda baza ngo ese utsikamiwe n'iki? Usikamiye se n'ubusambanyi? Urasambana kugira ubashe kugira ngo ubashe gufitinga iyi si, ubashe kuyibamo uri paraleli nayo, ubashe kumvikana nayo. Ese utsikamiwe n'iki? Utsikamiwe n'uburwayi? Ese utsikamiwe no kugenda mu marimbi nk'uriya muntu? Hari abantu badafite ahantu bajya, b'inzererezi, bahora bagenda batazi ahantu bagiye. Ese utsikamiwe no kwiri guteranya abantu? Ese utsikamiwe
no kwibaza ngo ese bizagenda bite. Iyi zaburi twereka kategori y'abantu benshi bari barushye. Ese uribaza ngo bizagenda bite, se nzabaho gute, ese bizagenda bite. Hano muri Bibiliya nababwiye igice cya Matayo 4:15 havuga ukuntu ngo mu rugabano rwa Nafutali na Zebuloni ngo Yesu agezeyo, ngo mu rugabano ngo mu gihugu cy'abapagani bari abantu batazi Imana, ngo babonye umucyo, ngo babonye umucyo. Ahanga ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe gisubizo, ngo ni nge nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ugera kwa data atanyuzeho. Noneho hari ahantu avuga muri Matayo 11 aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo nimunsange ndabaruhura, ngo umutwaro wanjye uroroheje, ngo kandi ngo ndi umugwaneza. Ngenzi neza ko malgré tout nawakurikiye Yesu ugize uhangayitse nk'abantu bo muri ino si. Abantu bo muri isi badafite Yesu nta cyizere cy'ejo bafite. Nawe yaba afite za miliyari kuri konti ahora yikanga ati banki irabigurisha, ahora yikanga ati se bigenze gutya, no guhereza umuntu 1000 ntaga bishobora kuba ngo batazayamara bakayantwaraho. Hariho n'abantu barwaye indwara zababereho karande, ahora mu bapfumu, ava ku mupfumu ajya ku wundi yibaza ngo ahari abapfumu hari icyo bazamufasha. Ariko Bibiliya ifite inkuru nziza iravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Ahari avuga ngo umutwaro wanjye uroroheje, ngo ntabwo uremereye, ngo kandi ndi umugwaneza. Ikintu kiba gisabwa ni kimwe cyonyine, kwemerera Yesu. Buriya abantu bemereye Yesu nubwo isi ibona ko badafatika, nta bifatika bafite, ariko imitima yabo irabwira ngo turabizi neza ko turi abana b'Imana. Rya sengesho rya Yona nakunze ngo ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi ndabizi neza ko nzahagarara mu rusengero rwera. Umuntu ufite Kristo muri we ahora avuga ngo ahora yatura ibyiringiro bye, avuga ngo ndabizi Imana izangirira neza, ndabizi zabikora, malgré mbabaye gutya ndabizi zabikora. Zaburi 107 yatweretse ngo batakira Uwiteka bari mu makuba, yavuze ibiri marima, avuga bari mu gakiza batakarimo, avuga ababoshywe, avuga hari abo Satani yashyizeho beto. Ariko aho uri hose ijwi ryawe nubwo ryaba ritoya ukavuga utariko Mana ngirira ubuntu, nkura muri izi nzoga zambereye akarande, nkura muri iki kintu cyananiye kukivaho, byanashoboka ukiyiriza ukabwira Imana ndakwinginze Imana ntabwo izatinda, iza uko biri kose izaza, kuko niryo jwi yumva gutaka kw'abarira, ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Matayo 11 ni ijambo mwumva buri munsi, ariko abantu barushye mu buryo butandukanye pe. Njye hari n'abantu njya numbona bafite ibifatika muri iyi si, ariko yakwegera akakubwira ati nukuri ndumva ndushye, numva ndemerewe. Buri ibifatika ntago bihagije, ni byiza biradufasha kuba muri iyi si, bituma tumererwa neza. Uribaza ikintu Yesu yise ngo ntawe ukeza abami babiri, yashatse kuvuga ko amafaranga kabisa ni umwami nawe utoroshye. Turayakeneye, dukeneye icyubahiro, dukeneye gukundwa, dukeneye kubona ibintu bigenda neza. Ariko ikintu cya mbere twakire Kristo kugira tubanze tugire amahoro, kugira ngo bidukurireho no gutekereza ko twicira inzira, sibyo bidukurireho. Kuko hano nagira ngo mbabwire ngo hari n'abandi bantu barushye mu bundi buryo. Abantu barushye usanga avuga ngo abana ngo baranywa ibiyobyabwenge ntago babireka. Ariko nibyo kugira ngo umujyani wawe wirirwe wiruka mu bapasiteri, nawe pfuka musenge. Buriya hari ikintu naje kuremarika, hari igihe umuntu akubwira ngo unsengere, ndagwa nsengere, ariko watekereza ko wifitiye ikindi kintu nawe kikugoye. Buri wese niyibambirwe. Ahangaha batubwiye ngo batakira Uwiteka bari mu makuba. Bari abantu rero n'ukuntu biratangaje, baba bafite intege nke. Abantu bari muri under captivity baboshye, no gusenga ntibabikunda, ariko burya ryajwi ritoya rizamuka uvuga uti Mana ntabara, Mana mbohora, Mana nkura hanga, Mana afasha abana banjye bamere gutya, Mana agira gutya. Abo ngabo biravuga ngo batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Iyo niyo nkuru nziza naje kuvuga. Noneho Matayo 11 murongo wa 28 ni agace gatoya havuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Iri ni ijambo twumva buri munsi, ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Ahangaha Kristo ni wenyine, niwe wenyine, subiremo ngo niwe wenyine, niwe mahoro, niwe mugisha, niwe buzima, niwe muryango ubwami bw'ijuru.
ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho ngo kuko ndi umugwaneza, ngo kandi noroheje, ngo mu mutima yango kandi ndoroheje mu mutima, ngo namwe muzabona uburuhukiro. Kristo ni uburuhukiro. Kristo aduha kugira satisfaction. Kristo aduha kwihangana. Kristo aduha amahoro. Kristo aduha ibyishimo nubwo nta kintu cyaba gihari. Kristo aduha amagambo yo kuvuga. Kristo aduha ubwenge. Kristo atubohora kuri izo ngoyi zose, kuko nicyo cyari cyaramuzanye ku isi. Yaje gukuraho imirimo y'umwanzi, yaje gukuraho imirimo mibi y'umwanzi. Niyo mpamvu yajya kugenda yabwiye abigishwa be ngo dore mbasigiye ubutware. Yashakaga ngo bakomeze bakore uwo murimo, ubwo butware babukoreshe, bakureho imbaraga z'umwijima zose. Kandi impamvu ndi umuhamya wo kubihamya, nanjye nahozaho, ariko Kristo yagize atya arambatura, sibyo? Ndabyibuka kera ndi umukatolike, nahoraga mu ruhango nkahora mfukamye kuri uriya musaraba. Uriya kwari ugutakira Uwiteka uri mu makuba. Nanjye nari mu makuba, nari navutse mu miryango idasenga, haba kwa mama haba kwa papa baraguza. Nuvuga ngo ikintu cyose nakoraga nticyakundaga. Nahoraga ndi under captivity, nta munezero. Wabonye ko abantu bavuze ngo umuntu ugasanga ikirenge kimwe kiri mu rusengero, ahandi nakazuyaze bazunga muzunga. Nuko nari imeze, ariko natakiye Uwiteka kandi na n'ubu ndacyamutakira. Sinavuga ngo nabireka, nzakomeza mbikore kugeza aho Yerusalemu izahindukira amashimwe, kugeza aho mu myaka yanjye yo kuva muri iyi si nzavuga ngo narwanye intambara yo kwizera, ngo ibisigaye bisigiye imwami uzampa ikamba ry'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ubuzima butarimo Kristo nta buzima buhari, kuko Kristo niwe buzima. Niyo mpamvu ndi kuvuga Kristo. Ntago ndi bubabwire ngo ubuzima bw'amafaranga, mbabwire ubuzima bw'icyubahiro, mbabwire ubuzima bw'ibindi byiza byo muri iyi si bigaragara mu maso. Biriya bigira umumaro mu gihe gito, ariko Pawulo avuga ngo nshobozwa byose na Kristo. Byari ibyo byose, ariko ikintu burya Kristo adushoboza n'ikintu tutabasha kwishoboza muri iyi si. Par exemple nko kwihanganira ibitugerageza, kwihanganira ibitubabaza, kwihanganira urugendo rw'ubuzima, kwihanganira ibidutoteza, kwihanganira ibitunaniza. Rero ntago ndi burenzeho ririya jambo muraryumvishe ngo Kristo ni umugwaneza kandi umutwaro we nturemereye. Nta kindi usibye kuvuga ngo Kristo ndakwizeye, nemeye kumbera umwami, ngo ibya kera biribagiranye, mpindutse icyaremwe gishya, ngo nanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ubundi ugahita utangira urugendo rwo kugenda wezwa, ugasoma Bibiliya, ugasenga. Nubwo bwose iby'amaso bitwereka tuba tubona ko bidafatika, ariko ugakomeza ukensisa ukavuga uti ndabizi, nzi ko umwami Yesu azantabara. Umwami Yesu aradushoboze. Sinzi situation urimo kuri iyi saha, sinzi aho ubohewe, sinzi ikikugoye, ariko burya hari ukuntu muzajye mukunda kuririmba indirimbo ya 38. Indirimbo ya 38 ivuga ngo mvuguta unkuremo inkamba. Buriya Yesu yabashe kuza kukuvuguta inkamba zikurimo, abasha no kukubohora. Ikindi tujye dukunda kwatura amaraso ya Kristo. Amaraso ya Kristo ni mashyashya, kuva mu myaka 2000 kugeza umunsi aracyari valide. Tuyijandike mu amaraso ya Kristo. Mbohora umutima wanjye, mbohora umubiri wanjye, mbohora ibitekerezo, nkuraho karande, ndijanditse. Tujye twatura amaraso ya Kristo. Ndabashibiye cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mukomeze mutakire Uwiteka mu makuba yose ayo ariyo yose, imibabaro yose mwaba murimo, ibibagoye ibyo ari byo byose. Iyi si ni urugamba. Ejo bundi narababwiye ngo ntabwo ari nka ntambara za mbere bavuga ngo intambara ya kabiri ya kangahe zagiye zirangira. Ubuzima bwo muri iyi si urangiza urugamba winjira mu rundi. Urabwira Imana uti Imana dore ndi ingumba, nkeneye umwana. Mu gitondo Imana ikamuguha. Ejo uti Imana nkeneye amata, na Imana ikayaguha. Ejo Imana nkeneye minervare. Ejo yakuruta Imana dore atangiye kujya mu gakungu, Imana munkurira, Imana ikabikora. Ejo Imana dore ageze igihe cyo gushaka, mfasha ashake. Ejo Imana urugo azarubemo neza. Ejo utabuzukuru wazajya no kuba kuri isuka avuga Imana uzandindira abana. N'urugendo. Niyo mpamvu dukeneye Kristo kugira duhe za mbaraga. Pawulo yavugaga ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga muri urugendo. Sibyo? Ni ukuvuga ngo dukeneye Kristo muri byose kugira ngo tubashishwe gukomeza urugendo, kuko n'ubundi dufite imyaka yo kubaho. Even if wenda tutazi ngo ningahe, ntago twese tuviramo kuri ya leta imwe, ariko dutegure ko tutayiviramo harimwe,
kandi dutegure ko dukeneye no kuzabona umwami Yesu, kuko deja ubuzima bw'isi twarafeyirinze. Buse ntitwafeyirinze, ntagira umuntu ubwira ko atafeyirinze. Ibihugu byirirwa birwana, abantu bafitanye urwangano, umuntu yiruka ku mafaranga. Mu gitondo hari umushiti wanjye nzi amaze igihe kinini cyane yiruka ku mafaranga, buri joro yabyutse, ariko ejo bundi yarwaye umutwe udakira. Twarafeyirinze. Niyo mpamvu twebwe ubwacu ntabwo twabishobora. Kristo wenyine niwe wadushoboza kubaho nk'uko bikwiriye. Umunsi umwe araza kubona agukuyemo ubugome, ububeshyi, ubwesikoro, byose abishyize hariya, ukumva kugize clean, akakubwira ati ngaho noneho nkugize mushyashya, jya kuvuga ibyo nagukoreye, ufashe n'abandi bari muri ubwo buretwa. Ndabashimiye. Umwami Yesu akomeza abiteho, abaha umugisha, bakomeze iki cyumweru, iyi weekend Imana izabane namwe. Ejo Imana izashoboza abantu kujya guterana, ufite ahateranira wese azajye kuramya Imana, yibwira ati Imana warakoze. Buriya niyo tugiye mu rusengero, hari igihe twe nta n'imbaraga tuba dufite, ariko imbaraga z'urusengero zikadusanga, bararamya tukumva turaruhutse, baravuga ijambo tukumva twongeye kumva ko Imana ikidukunda. Iyo umuntu agihagaze akivuga ati dore Imana ikora ibi, muhiduke, mugire gutya, abahanuzi bagahanura bakagira gute, bakababwira n'amasezerano, no kugira ngo tumenye ko Imana ikidufiteho gahunda. Ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha abantu bose bankurikiye n'abazankurikira. Reka mwamira ijambo ribe inkota rihinguranye, reka mwamira ijambo ribohora barushye, reka mwamira ijambo ribe umuriro utwika iyi minyururu ifashe abantu, iyi minyururu iruhije abantu. Reka Data mwiza, nk'uko umutwaro wawe utaremereye uwudukoreze. Reka Mwami Yesu uture mu mitima yacu. Reka Mwami Yesu uduhe amahoro, uduhe ibyishimo, uduhe satisfaction, uduhe kugenda twemye, uduhe gushira amanga, uduhe kugendera hejuru y'inyanja, uduhe kwihanganira ibitugerageza, uduhe Mwami kubohoka ku cyaha, uduhe kubohoka ku ngoyi zose zituboshye, uduhe kubohoka kuri za karande, uduhe kubohoka ku by'isi byose bituremereye. Reka umwami w'isi atuveho, kuko si turabe, ntabwo yatugabanye, ntiyatugiriye ku musaraba. Reka Data mwiza duhore twibuka ibyiza wadukoreye. Reka Data mwiza tubone ubwiza muri wowe, tubone imbaraga, tubone imikorere, tubashe kuvuga ibyiza ukora, tubashe no kwihanganira intambara za buri munsi. Tumenye ko kandi iyi si nta gihe na kimwe izaduhamaraho, kuko ntiturabayo. Ndagushimiye cyane Kristo. Reka nkuzamurire icyubahiro. Urera kandi urakiranuka, uri Alpha, uri Omega, nzakomeza mbivuge, uri byose muri byose, uri preza, uri Imana nziza. Reka Mwami ngushimire kuri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom. Ndabashimiye abantu bose mwankurikiye. Imana ikomeze ibiteho kandi ibagirire neza mu bintu byose mukora. Tuzasubira vuba Imana nidushoboza. Murakoze cyane.